Yesu ashimwe inshuti bavandimwe bo kuri Bohoka Ministry, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe, Nyagasani nabiteho. Nshimiye abantu mwese tubana hano, bakoze subscribe ndetse n'abandi mutarayikora muyikore kugira ngo channel yacu ikure. Imana yacu ishimwe bavandimwe. Nitwa Apotre Rosine Nyirandiho ku bwayo, ndi umushumba wa Bohoka Ministry, ndi Kigali Masaka. Imana yacu ishimwe bavandimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo ryo kubohoka rero rifite icyo risobanuye. Buriya habohoka umuntu wari uboshye, kandi dufite ingoyi nyinshi zituboshye mu mwuka ndetse no mu mubiri. Imana ishimwe. Ingoyi z'ibyaha nizo mu mwuka, ingoyi z'abarozi, ibyo batuzirikisha, ibyo batubohesha bigiye bitandukanye, izo zose ni ingoyi, kandi dukeneye kubohoka mu by'ukuri. Uyu munsi reka tuganire ku ijambo riri mu Bacamanza 6:25 ndetse no mu murongo wa 26. Hari inkuru y'ukuntu Imana yohereje Gideyoni gusandaza ibicaniro by'iwabo, bari barubakiye ibigirwamana Bali na Shera. Imana ishimwe. Ese ni ukubera iki Imana yohereje Gideyoni gusandaza biriya bicaniro? Nicyo kintu ngira ngo tukuvugeho uyu munsi wa none. Impamvu Imana yohereje Gideyoni gusandaza biriya bicaniro, ndagira ngo tuzakora iki kiganiro mu bice bigera nko muri 2, 3, 4. Ni ukubera iki abanyamasengesho dusabwa kujya gusandaza ibicaniro byo kwa ba data no kwa ba mama. Imana yacu ishimwe. Biriya bicaniro Imana yategetse Gideyoni kujya gusandaza. Buriya Gideyoni Imana yari yaramuremye mu buto bwe. Imana yarateguye ko azaba umuntu ukomeye, akazaba umuntu udasanzwe, akazaba intwari. Nk'uko uyu munsi wa none nawe Imana ikurema, hari destiny yawe, hari igeno ryawe, hari ikintu Imana yakugambiriyeho. Ariko iyo tugeze ku isi duhura n'ibintu byinshi bizitira imigisha yacu, ndetse bigiye binatandukanye muvandimwe. Iyo rero muvandimwe utamenye iri banga ryo kujya gusandaza ibicaniro by'iwanyu byo kwaso mu gisekuru cyawe, bikuborokera imigisha. Gideyoni we yaravutse arakura, ariko ntiyamenya ko hari izindi mbaraga avukiyemo zizamurwanya zaturukaga kwa se. Uyu munsi dufite abantu dufite ibibazo bitandukanye, ibiturwanya akaba atari iby'abarozi baturoga, ahubwo ari ibituruka mu bisekuru by'iwacu. Mukunda kubyita za karande. Hari n'abatemera ko karande zibaho, kandi nyamara ubasuzumye ukabakorera consultation spirituelle, ushobora kubasangaho nka karande 3 enye 5. Iyo ubona ikintu kikuriho hari abandi bantu mu muryango wawe kiriho, ubwo wumva aho udafite karande ari hehe. Karande ni imyuka igendagenda mu isano y'amaraso. Hari karande nziza na karande mbi. Ni ibintu ukomora mu bisekuru byawe byiza, ubwo ni karande nziza, n'ibintu ukomora mu bisekuru byawe bibi, izo ni karande mbi. Hari igihe ushobora gusanga ikibazo kiri kukugaragura kuba ugumiwe mu bisekuru byanyu bagumirwa. Ewe ntumenye ko ari uwo mwuka gukururutse kuko uri mu maraso yabo. Hari abantu rero bazasanga bavuga ngo nta karande zibaho, kandi zarabazengereje. N'uburushya arimo, n'ibibazo arimo, ahubwo ari ibituruka muri iyo myuka mu miryango y'iwabo. Agatangira avuga ngo ni abarozi bandoga, kandi ari ibintu byo mu miryango y'iwabo. Abantu benshi rwo bataka abarozi, kandi kuko wenda atari n'umurozi wabigukoze. Gideyoni rero mu gukurakura nabi, iby'Imana yamubwiye agenda atabisigira, abaho bitandukanye n'iby'Imana ajyaga ivuga. Yicwaga n'iki rero sasa? Yicwaga na biriya bintu papa yari yarubakiye bya Bali na bya Shera. Uyu munsi wano ushobora kuticwa na Bali na Shera, ukicwa na za nyabingi z'iwanyu n'imandwa z'iwanyu, abarangi b'iwanyu, abacwezi n'ibindi bicaniro bigiye bitandukanye. Uwo miryango babikora akabara mu maraso yawe bakajya bakabishumura. Iyo utakorewe isengesho ryo kubohoka rero, ryo kwidekonegita mu ibyo bisekuru, byanze bikunze birakwataka. Iyo utagiye gusandaza ibicaniro by'iwanyu mu kirere cy'umwuka. Imana ireba Gideyoni ibona ibintu byamucanze. Hano ko Gideyoni yari azi icyo yaziraga, kumbi Imana ikamuhereza ku rugamba ngo azakureyo rya peti ryo kuba intwari. Gideyoni akanga. Byaterwaga n'iki rero? Byaterwaga nuko iyo bicaniro by'iwabo byo kwa Gideyoni bya Bali na bya Shera byarekuraga umwuka w'ubwoba kuri Gideyoni. Noneho Gideyoni agatinya kujya ku rugamba. Yatinya kujya ku rugamba, Imana ikabwira ati ariko genda uko imbaraga zawe zingana. Imana ibona Gideyoni byakomeje kwanga, hita imubwira noneho genda ubanze ujye gusandaza ibicaniro by'iwanyu. Gideyoni amaze kubisandaza niho yagiye yakira wamugisha, aratinyuka, abasha kujya ku rugamba. Uyu munsi wa none nkunda kubwira abantu bagira umwuka w'ubwoba,
ni umwuka mubi cyane bavandimwe. Umwuka w'ubwoba uva kuri Sekibi. Nta muntu ugira umwuka w'ubwoba ushobora gutera imbere. Nta muntu ugira umwuka w'ubwoba ushobora kwiyangaje ngo agiye gushaka umugore cyangwa umugabo. Nta muntu ugira umwuka w'ubwoba ushobora kujya gupiganwa ibizamini. Nta muntu ugira umwuka w'ubwoba ushobora kuva ku ivuko ry'iwabo ngo agiye gushakisha. Umwuka w'ubwoba ni umwuka mubi cyane uva ku bishaniro bya Sekibi by'abarozi, bagakomeza bagutinyisha bakwereka impamvu ngo ntashora ngahomba, ntazajya hariya ngaseba, ntubaka bwa kabiri ngasenya, ntagira gute ibintu bikazamba, sindi ku isambu ntazakorwa n'isoni, bigatuma utinjira mu mugisha. Icyo gihe rero muvandimwe, iyo utamenye neza ko hari ibicaniro by'iwanyu bikugenza, ngo uhaguruke mu isengesho ujye gushaka umukozi w'Imana agufashe gusandaza ibyo bicaniro by'iwanyu, wivanemo, uvanemo ubuzima bwawe, uvanemo inyenyeri yawe, uvanemo urugo rwawe, uvanemo urushako rwawe. Bavandimwe, hari igihe birangira imigisha igwatiriwe mwa biriya bicaniro by'abarozi. Ntabwo uzamanuka ngo ujye ahantu uvuka ngo uvuge ngo ugiye gusandaza ibicaniro, oya. Ubikora mu buryo bw'isengesho, ukajya wiyatura amazina uvuga ngo ngewe Rosine Nyirandoro kubwa ndasandaza ibicaniro byari bifashe byo mu gisekuru cyo kwa data na mama. Yego ibyo bakoreye byose, ibicaniro by'abarozi bifite inyenyeri yanjye, bifite urushako rwanjye, bifite akazi kanjye, bifite urubyaro rwanjye, bifite, ukagenda ubikuramo. Kandi nabigishije ko nta muntu ujya gusandaza ibicaniro imbokoboko. Biriya bicaniro by'abarozi byarubatswe, barashyizeho imbaraga z'ibintu bitandukanye, amaturo atandukanye, amafaranga, amaraso y'ibitungwa babaga, inzoga, ibiki byose. Ntabwo ushobora kujya gusandaza ibicaniro imbokoboko. Uba ugomba gutwara ikintu runaka mu isengesho, ukagishyira imbere y'umukozi w'Imana akagufasha gusandaza ibyo bintu akabikwamururaho. Ariko uzasanga umuntu avuga ngo ndaje ngo mbohore kuri karande, agashaka kujya gusandaza ibicaniro bya Bali na bya Shera, byazanye abingi n'imandwa zimugendaho, agashaka kuza imbokoboko. Biriya bicaniro ntabwo byakurekura utagize ikintu mu isi y'umwuka, nawe ugize gute usize mu isi y'umwuka. Bavandimwe rero, ibicaniro ngomba kubisandaza kubera ko nabigishije ko ibicaniro by'abarozi biba biri ahantu hatandukanye bavandimwe, hatandukanye. Kandi ibyo bicaniro bifatira imigisha yacu, bakatuzingiramo, bakazinga inyenyeri yawe, diplome, urushako, urubyaro, igikundiro, amaviza, gakondo. Abarozi bajya bazirika ibintu byinshi ku buzima bwacu. Rero Imana ikomeze kubaha umugisha, mukomeze mukore subscribe, kuko ni ugucisha inyigisho zo kubohoka ahantu hatandukanye, kugira ngo n'abantu batari bamenya channel yindi nkoresha babashe kumenya izi nyigisho, kugira turusheho kubohoka. Imana yacu ishimwe. Harimo abanyumvishe bwa mbere, ariko uyu ni umwaka ugira nk'uwa kane nigisho byo kubohoka. Shalom shalom.